Ngiye kubasuhuza bakunzi ba Imenye Mubyeyi. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Stefan Munyanziza. Uyu munsi rero tukaba twabateguriye ikiganiro cyiza cyane kivuga ku bugumba. Ese umuntu aba ingumba ryari? Ni ukuvuga ngo mu bisanzwe kugira ngo umugore abe yasama nuko igi ryakuze riba released cyangwa se riba ryasohoka hanyuma rikajya mu muyoborantanga w'umugore, bityo rikazahura n'intangangabo, byamara guhura bigakora icyo twita zygote, aricyo kibasha kugenda kikagera muri nyababyeyi aho gikora implantation cyangwa se aho kigenda kikaba mu gihe cy'amezi 9. Ikindi kintu nanone ubugumba bushobora kuza mbere cyangwa se bukaza nyuma. Iyo buje mbere rero ni igihe utigeze usama mu gihe cyo kugerageza imibonano mpuzabitsina idakingiwe mu gihe cy'imyaka 2. Ushobora no kugerageza imibonano mpuzabitsina mu gihe cy'umwaka umwe ariko bikanga. Iki gihe nuko ngo biba ari ubugumba, ariko warigeze gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro, iki gihe ni igihe wagerageje imyaka 2. Hanyuma rero ku ruhande rw'igihe nanone cy'ubugumba buza nyuma, ni igihe wigeze gusama ariko nyuma ukazagira iki kibazo cy'ubugumba. Ubu bugumba buza nyuma rero buterwa n'iki? Buterwa n'uko umudamu ashobora kuba yaragize ibibazo byinshi bitandukanye, bikaba byatuma rero ashobora kugira ubu bugumba. Urugero ni nk'icyo twita rhesus factors, kuba umudamu atayigira. Ibi bishobora gutuma azagira ikibazo cy'ubugumba mu gihe atafashe imiti neza. Hanyuma rero nkaba ngira ngo banze mbabwire yuko kugira ngo ibyo bibe ari uko bigirwamo uruhare n'imisemburo y'umubiri igiye itandukanye. By'umwihariko nko ku ruhande rw'abagore hari imisemburo ibafasha kugira ngo abe yabasha kuba yakororoka. Iyo iyo misemburo igize ikibazo rero nibyo bituma umuntu ashobora kuba yagira ikibazo cy'ubugumba. Reka tuvuge rero imwe muri iyo misemburo. Umusemburo twita follicle stimulating hormone, hari umusemburo witwa luteinizing hormone, umusemburo witwa estrogen, umusemburo witwa progesterone ndetse n'umusemburo witwa prolactin. Iyi ni imisemburo igera kuri 5 ifasha umudamu kugira ngo abe yakoroka. Umusemburo witwa follicle stimulating hormone ni umusemburo utuma amagi abasha kuba yakura. Iyo uyu musemburo rero ugize ikibazo, kigiye bituma amagi adakura neza nk'uko bikwiriye, bityo umudamu akaba yazagira ikibazo cy'ubugumba. Hari umusemburo witwa luteinizing hormone. Uyu ni umusemburo utegura nyababyeyi kugira ngo ibe yabasha kwakira ya zygote cyangwa se ya ntangangore yabanguriwe, hanyuma mu gihe iyi ntangangore yabanguriwe ikaba yabasha kugenda ikajya muri nyababyeyi. Hari undi musemburo witwa estrogen cyangwa se umusemburo itegura imihango. Uyu musemburo ukunda kwiyongera cyane hagati mbere y'uko intangangore isohoka, hanyuma ukongera kwiyongera cyane nanone na nyuma hagati y'uko intangangore isohoka nuko imihango yindi isa, kugira ngo ibashe gutegura imihango. Rero uyu musemburo iyo ugize ikibazo ntubashe kuba wakorwa neza, iki gihe umudamu ahura n'ikibazo gikomeye cyane. Uyu umusemburo wa luteinizing hormone icyo ukora rero ni ugutegura nyababyeyi kugira ngo umudamu azabashe gusama. Hanyuma undi musemburo ubigiramo uruhare ni umusemburo twita progesterone. Uyu ni umusemburo ubasha kuba wakiyongera nyuma kugira ngo uzabashe gutanga intungamubiri zose cyangwa se ubashe kuba wafasha rwa rusoro kuba rwakura. Ku ruhande rw'umugabo nawe hari imisemburo akenera mu mubiri wiwe kugira ngo abe yakororoka. Bityo rero kugira ngo ubugumba bubeho, impande zombi, ku ruhande rw'umugabo, ku ruhande rw'umugore, bose babigiramo uruhare. Ntabwo abagore aribo babigiramo uruhare cyane, nta nubwo abagabo aribo babigiramo uruhare cyane. Nko ku ruhande rw'abagabo dusanga ko 35 kugera kuri 40% ibibazo by'ubugumba bibaturukaho. Twajya ku ruhande rw'abagore tukabona ko 45 kugeza kuri 50% nabyo ibibazo by'ubugumba bibaturukaho. Hanyuma 10 kugera kuri 20 iki gihe ubugumba bubaho nta kintu kigaragara cyabuteye.
Abantu rero bashobora kugira ibibazo bikomeye cyane byo kuzahura n'ikibazo cy'ubugumba ni abantu bafite imyaka iri hejuru cyane. Nko mu bushakashatsi bwakozwe ku bagabo barengeje imyaka 40 cyane bakunda kugira ikibazo cy'ubugumba. Hanyuma ku bagore bari hejuru y'imyaka 30 akenshi nabo ikibazo cy'ubugumba gikunda kubabaho. Turaza kubibasobanurira nitugera ku bitera ubugumba. Hanyuma ikindi kintu gikomeye cyane gishobora gutuma umuntu ahura n'iki kibazo cy'ubugumba ni ukuba akoresha itabi, kuba nanone akoresha inzoga cyangwa se ibintu bikungahaye cyane kuri alcohol. Ikindi kuba umuntu afite ibiro byinshi nabyo bishobora gutuma azagira ikibazo cy'ubugumba. Ikindi nanone ni ukuba umuntu afite ibiro bikeya nabyo bishobora kwangiza cyangwa se bikaba byatuma ugira ikibazo cy'ubugumba. Gukora imyitozo ngororamubiri nyinshi cyane birenze urugero nabyo bishobora gutuma wazahura n'iki kibazo cy'ubugumba. Hanyuma rero reka turebe ibitera ubugumba. Tugiye mu bitera ubugumba nk'uko twabikomojeho tuvuga ku ruhande rw'abagabo ko 35 kugera kuri 40% bibaturukaho, ruhande rw'abagore 45 kugera kuri 50% bikabaturukaho, hanyuma 10 kugera kuri 20% bikaba ari ikibazo kitazwi. So ku ruhande rw'abagore rero hari ibintu bitandukanye bishobora gutera ubugumba nk'uko twabibonye. Hari icyo twahereyeho kivuga dukomoza ku bijyanye n'imyaka. Abantu benshi bakunda kubyibaza ku bijyanye n'imyaka rero. Ni ukuvuga ngo umudamu mu kuvuka kwiwe aba afite intangangore zigera kuri 1 miliyoni. Ariko iyo ageze mu gihe cy'imyororokere cyangwa se icyo twita puberty, iki gihe intangangore 300,000 nizo ziba zisigaye. Ni ukuvuga ngo muri izi 300,000 ziba zisigaye, intangangore 300 kugera kuri 400 nizo zishobora kuba zavamo intangangore izakura hanyuma ikaba yabangurirwa igatanga umwana. So ibi ngibi bikaba ari cyo kintu gituma umudamu warengeje ya myaka 30 twababwiye ashobora kugira ikibazo gikomeye cyane cyo kuzagira ubugumba, bitewe nuko iyo atigeze akora imibonano umubiri wiwe uhora usohora amagi buri kwezi, bityo bikazatuma agera kuri ya myaka ya 30 atakibyara, aribyo twita ari menopause, akajya mu cyo bita menopause cyangwa se gucura akiri mutoya. So ikindi kibazo gikunda kuba ku badamu ni ibibazo bavukanye cyangwa se ibyo twita congenital, imirerantanga idakora neza cyangwa se imirerantanga yiwe ikaba idahari, cyangwa se nanone akaba afite itiyo riyobora intanga cyangwa se umuyoborantanga w'umugore ukaba udakora neza cyangwa se ufite ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Ikindi ni igihe umudamu afite ibibyimba muri nyababyeyi, bikaba bishobora gutuma intangangore cyangwa se intangangabo nazo zitabasha kugera ku ntangangore bikwiriye, bityo bikaba byatuma bidahura. Ikindi ni uko umudamu ashobora kuba afite nanone nyababyeyi yiwe ifite uburwayi cyangwa se ikaba sometime idahari. Ikindi ni igihe umudamu nanone ashobora kuba akoresha imiti. Hari imiti ishobora gutuma rimwe na rimwe ugira ikibazo cy'ubugumba, nk'imiti ya kanseri cyangwa se indi miti y'indwara zigiye zikomeye cyane nk'igicuri ndetse n'ibindi bishobora kuzatuma uhura n'iki kibazo cy'ubugumba. Ikindi ni igihe ugize kuzamuka k'umusemburo witwa prolactine. Twabibabwiye ko imisemburo igiramo uruhare cyane. Uyu musemburo wa prolactine ni umusemburo utuma habaho amashereka cyangwa se utuma ashobora gutegura umudamu kugira ngo azabashe konsa. Uyu musemburo wa prolactine rero hari igihe wiyongera cyane, bityo bikaba byatuma umudamu agira ikibazo cy'ubugumba bitewe n'uko umubiri wiwe wamaze kwitegura ko ashobora konsa, bityo bigatuma intangangore zidasohoka bitewe n'uko umusemburo wakagombye kuba utangwa kugira ngo izo ntangangore zikure, uzi yuko mu gihe uri konsa umusemburo utaboneka. Twihuse cyane, ikindi kintu gishobora gutuma umudamu ahura n'iki kibazo cy'ubugumba ni uko ashobora gutinda kujya mu gihe cy'imihango cyangwa se icyo twita amenorrhea.
Iyo umudamu rero atinze kujya muri iki gihe cy'umuhango, iki gihe ashobora guhura n'ikibazo cyo kudasama. Ikindi ni ukuba yaragize ibikomere bikomeye cyane ku mubiri, bikaba byamuteza ibibazo nanone byo kudasama bitewe n'uko ashobora kugira ibikomere, bityo nta nyababyeyi ikaba yagira ikibazo ikangirika cyane, cyangwa se ibice by'imiyoborantanga nabyo bikangirika. Tugiye ku ruhande rw'abagabo rero, nabo hari ibintu bitandukanye bishobora gutuma umugabo agira ikibazo cy'ubugumba, harimo kuba afite intangangabo zidakora neza, kuba afite agira ibibazo mu gusohoka kw'intangangabo, cyangwa se ibyo twita premature ejaculation, ugasanga umugabo asohora vuba, umugabo afite ibibazo bitandukanye, ndetse harimo n'imibereho yiwe, kuba akoresha inzoga, kuba akoresha itabi. Ibi ni ibibazo bishobora gutuma umugabo agira ikibazo cy'ubugumba. Ndetse nanone umugabo ashobora kugira ikibazo cy'ubugumba nawe bitewe n'imiti ya kanseri cyangwa se n'izindi ndwara. Hanyuma imyaka y'umugabo nayo ishobora gutuma umugabo agira ikibazo cy'ubugumba. Abagabo benshi bumva ko umugabo ashobora gukomeza kubyara kugeza ku gihe runaka, ariko wumve ngo uko imyaka igenda yicuma, intangangabo zigenda zigabanuka capacity yo kuba zabasha kubangurira intangangore. Harimo abahita bibaza ati se iki kibazo cy'ubugumba gishobora kubonerwa umuti? Ku kibazo cy'ubugumba umuti ushobora kuba waboneka yenda mukabyara, ariko binyuze mu buryo twita in vitro fertilization, aho bafata intangangore ndetse n'intangangabo bakazihuriza hanze y'ababyeyi, bityo rero ukaba ushobora kuba wabyara. Ariko ubundi buryo ushobora kwirinda kuzagira iki kibazo cy'ubugumba ari nk'umuti wenda twavuga, ni ukwirinda kuba wakoresha ibyo twabwiye hejuru, nko kunywa itabi, gukoresha inzoga, gukora imyitozo ngororamubiri ku rwego rwo hejuru cyane, cyangwa se nanone bwo kurinda kuba wagira ibiro byinshi biri hejuru cyane ndetse n'ibiro bike. Ikindi ukaba wakirinda kuba wazakora mariage cyangwa se gushyingirwa ku myaka iri hejuru ya 30. Imyaka myiza yo gushyingirwa ni imyaka iri hagati ya 23 n'imyaka 30. Ubwo rero nujya hejuru ku ruhande rw'abadamu, iki gihe kizari ikibazo. Ku bagabo ni hagati y'imyaka 23 byibuze n'imyaka 35. Nuramuka uyigiye hejuru nabwo urumva ushobora kugira ikibazo cy'ubugumba. Rero ngira ngo dusoze bashimira uburyo mwateze iki kiganiro. Ndumva hari aho kigiye kubavana ndetse n'aho kigiye kubageza, hari icyo kigiye kubakorera mu bijyanye n'imyitwarire yanyu, kugira ngo mwirinde kuzahura n'iki kibazo cy'ubugumba cyugarije isi yacu. Twamenye ko hari imisemburo igenda ibigiramo uruhare kugira ngo ubigereho neza, ni ukurya neza indyo yuzuye, kugira ngo imisemburo yawe y'umubiri ikore neza, kugira ngo uzabashe kubyara ndetse ubashe no kubona umuryango. Hanyuma uramutse ugize ikibazo watwandikira hano muri comment, hanyuma tukazagusubiza mu biganiro byacu by'ubutaha. Bongeye mwari kumwe, nitwa Stefan Munyanziza, mbashishikariza kugira ngo mukore subscribe kugira ngo ibiganiro by'ubutaha bitazabacika. Ntabwo bikigoranye cyane kugira ngo ube wabasha kubona amakuru yerekeranye n'ubuzima bwawe, by'umwihariko ubuzima bw'imyororokere. Ikintu usabwa cyonyine ni ukujya kuri YouTube, hanyuma ukandikamo Imenye Mubyeyi, umara kwandikamo Imenye Mubyeyi ukabona list y'amavideo menshi. Ikintu cya mbere ugomba guhita ukora ukihagera kugira ngo ujye ubona amakuru yose yerekeranye n'ubuzima bwawe, no kubanza ugakora subscribe. Umara gukora subscribe ugakanda kano ukazogera kugira ngo amakuru azajyaza ujye uhita ubasha kuyabona. Hanyuma umaze kugakirika uraza ukarebamo video imwe ushaka kureba, hanyuma ukayikirikaho ukayifungura ubundi ukayireba.